udafite ikimunanira. Niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu, n'iki cyamunanira? Uwo Mesiya niwe murengezi ufite byose ububasha, nta kimunanira ntacyo. Reka ndirimbe nuze umutima, umutima mfite umurengezi udafite ikimunanira. Haruguru rimwe dushidikanya, shidikanya ububasha bwe n'imbaraga ze zidasumbwa. Igihe twatewe n'ibyago bikaze bikaturenga, maze tukiheba, tukiheba. Ariko reka nkumenere ibanga, nshuti yanjye, nta kibazo kibaho ngo kimunanire. Niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu, n'iki cyamunanira? Uwo Mesiya niwe murengezi ufite byose ububasha, nta kimunanira ntacyo. Reka ndirimbe nuze umutima, umutima mfite umurengezi udafite ikimunanira. Niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu, n'iki cyamunanira? Uwo Mesiya niwe murengezi ufite byose ububasha, nta kimunanira ntacyo. Reka ndirimbe nuze umutima, umutima mfite umurengezi udafite ikimunanira. Izo ntambara n'ibibazo byacu byose tukabimwikoreza burundu, akagenza uko abishaka. Bose ni neza pe, ni neza pe. Yesu byiringiro by'umugisha, ni mwiza we, kutamugira ni igihombo.